Izirishoro cyangwa se ubutumwa Imana yampaye bwo kugira ngo basangize nagiye kubona ariko bene data nshuti z'umusaraba ndagira kubwira ngo we maso nanjye mbe maso nagiye kubona ngo mbona tware turi abantu bageze muri batandatu nabonaga duhabwa umurima munini cyane nabonaga ari umurima munini cyane uwo murima wari umurima waraye mu byukuri wari waraye nk'inshuro abantu babaye mu ntara hari ikintu cyitwa umurima kurara nk'inshuro enye umurima urisubira ukongera ukisubira uwo murima wari wuzuye urwiri twese twahawe amasuka yo guhinga iyo mirima mu byukuri nagiye kubona mbona ntago twahingaga ahantu hamwe nabonaga buri muntu wese afite ikiviki ngewe nzagukorera nzavuga ubutumwa nzaririmba nzashumba turahira turisiba Yesu ashimwe ba Petero Imana yacu ntidutabare ibuka guhamagarwa kwawe nanjye nibuka guhamagarwa kwanjye Haleluya. Imana yambwiye ngo nukuri abantu benshi muri iyi minsi habara bavuga butumwa habara abahanuzi habara abakristo muri rusange. Yesu Kristo Imana yambwiye ngo beshi bamaze kumwiyambura amaso wihanganira ico gikombe. Wa muvye bamaso wihanganira ico gikombe. Mukazi ukora wihanganira igikombe mu mirimo ukora wihanganira buri aho uhagaze muri situation uhagazemo wihanganira igikombe. Kuko nugikwepa bizanga byakunda uzakigarukaho kandi uzakigarukaho usaga mwene so yamaze gutambuka ari maranywera ku cyamata uzajya distance kandi nambwira ngo dore abagaba bataye ahangaha bakagenda nabavuze nyine nabagaye umushahara kuvuga ati reka nabanze kumwera kuri iki gikombe ni kuvuga ngo ntabwo nabandi umuhanuzi ngo ya telefone nziza kubaheza amafaranga kuryoshya nibindi Imana yaciraje Imana irambwira ngo abo nabataye umurimo wanjye hanuzi bakozi b'Imana yemwe bashumba pasitoro ubanze urabukuntu satani yagize gute satani niwe urimo satani wagize gute ni wadushyizemo intara arimo aradushungura nibandi basigaye bicana nibandi basigaye barugana abanyeshyari barahagurutse inzika inzangano urareba mwene sukumva ntiyagirirwa neza n'Imana urareba mwene sukumva ntiyahirwa ye baba we abavuga butumwa bahanuzi bakozi b'Imana baririmbye nitwe dusigaye turogana nitwe dusigaye twangana satani yarabashunguye Imana yambwiye ngo satani yabashyizemo intara hamaze kubashyiramo intara arabaryanisha ukaramwe nese ukumva ntabwo yagirirwa neza n'Imana kandi ntacyo mupfa mwese muhahira kwa Kristo koko cyangwa uri murahorwa ingeso za kamere zawe nusanga uri muhorwa izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli urahirwa nusanga utari muhorwa ibyo wakoze nukuri ko Imana ndagira nkubwire ngo urahirwa ariko ndagira nkubwire ngo akakanya igikombe ufite mu biganza byawe uri murakinywera aho ryari aho ntukinywa mu gitondo saa 7 kivuga ngo rihere niba ari Imana yavuganye nawe mama niba ari Imana yavuganye nawe wa mukobwa we wa musore wa mupapa we niba ari Imana yo mwijuru yavuganye nawe uzi ko Imana ijya kugutabara uzi ko Imana igifata amaboko itavuga Imana ikanyuranye imbere y'amaso yawe igafata igikombe wari mwereka gikura mu bikombe mu biganza byawe kagishyira mu biganza by'abakurenganyaga helala wirebo Jesus baba ndabizi neza nta cyoroshye nta muturyoha umutunwa ku ngufu kugira ngo ubashe gukira uburwayi agira ngo mbabwire ngo bene data ucunge sana muhanuzi muvuga butumwa pastor mushumba nukuri ndagira ngo mbabwire ngo iri asuko okuye muri ura murimo kagenda ndagira ngo mbabwire ngo ibihembo Imana yambwiye ngo ibihembo byanyu birateguwe kandi umuntu wese Imana ije kumuhembera imusanze ese ko Imana ije kuguhembera igusanze ko yagusize muri uriya murima kugira ngo ukore nizika kubura aho uzahembwa uzajya Kangusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha tuka kuwiteka Imana inshuti muvandi mukunda ijambo ry'Imana kandi ugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaba TV neza y'Imana ibane kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose nizere kumeze neza mu bihere bitandukanye uherereyemo amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'ibirengera bwaryo mwese nizeye ko muri amahoro kandi mushime Imana ngize umugisha uguhura n'umukobwa wa Yesu Grace uraho neza muraho neza amakuru ni meza ndashima Imana yego meze neza shameze neza meze neza ndashima Imana tumva meze neza ariko iminsi uri kwisigiza hari umuntu wigaze gusubiza rimwe aravuga ati reka bura nta kindi namavuta y'Imana iyo umuntu atishwe n'ibyaha nyene abameze neza byaha mfite urumva nta cyaha wishinje na kimwe ndumva meze neza nta cyandi kwishinza ndumva mbanye na Yesu neza ko birivuga muri tuvuga ko turi abakiranutsi twishimana nyabinyoma ngo nageze aha natuye
watuye ubu ngubu watuye nta kigucira urubanza. Ubu natuye rwose. Amakuru ni meza pe, ndashima Imana. Yego. Twishimiye kuganira n'uyu munsi n'umuntu w'umugeni. Ya. Imyiteguro imeze ite Clarisse? Ya, imyiteguro ndumva imyiteguro tuyirimbanije, dufatanije n'abamarayika n'ibizima n'abakuru. Kandi namwe ndumva muticaye, ariko abakunzi b'umusaraba TV by'umwihariko yarinje no kubatumira. Reka tuguhe umwanya ubasuzuna batumire. Ya, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabane namwe. Ni njye Clarisse, umukunzi wanyu, inshuti yanyu, muri abavandimwe banjye namwe, Imana ibaha umugisha. Naje bidasanzwe, naje ndi mushya. None ariko caye ngo umugeni. Ndi umugeni rwose, Imana yabigenje neza, igihe cyose twamaranye ndumva twaragendanyemo neza, twabanye n'Imana. Mwarankunze nanjye ndabakunda, kandi ndumva ibyagiye biva muri jye bijya muri mwe, byaragiye bitugirira umumaro. Ndashima Imana yo mu ijuru ko ubu ngubu ari ubwa mbere nje kwicara kuri kamera, nje kwicara ku musaraba TV. Imana yangiriye neza. Uko Imana yangiriye neza, ibintu byose najyaga mbanura, nanjye nahise nshakira. Nanjye naracakiye. Nibwo bwa mbere nakubonanye. Nubwo bwa mbere mbonye. Nibwo bwa mbere nakubonanye, nabwo bwa mbere nakwakira. Ya, Imana iguha umugisha rero, ntabwo benshi baranze, ariko nawe ndumva ntari umushyitsi cyane. Yewe umushyitsi. Niba ndi umushyitsi rero nawe nanjye ubu ngubu noneho mwampa ikaze, kandi nahageze. Ndi Clarisse kubw'Imana, ayo niyo mazina yanjye. Abakunzi b'umusaraba TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo ufite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, turabatumiye. Ubukwe buri ryari nepo? Ari ubukwe buri ryari? Tubwire se, ndabizi ko uragira ukuntu miriramo. Nepo rero abayigenda yirengagiza ibintu nari namubwiyeho gatoya, ariko ubukwe buri. Oya, kandi iyo twageze hano tuba twageze umuryango, nubwo mpagarariye umuryango, ariko tugwaye uburenganzira mu muryango, vuga icyifuzo cyawe mu muryango. Imana ibahe umugisha. Ubukwe buri rero tariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka ni 2024. Imana ishimwe, Imana yangiriye neza. Uzi ko nawe ugiye kukugirira neza. Ntabwo Imana irobanura ku butoni, ntabwo Imana irobanura ku butoni. Murabizi igihe cyose twamaranye ahangaha, Imana yabanye natwe. Ubwo rero umunsi ni Clarisse, ejo ni wowe, ntuhagarike umutima, ntutinye. Imana yavuganye nawe ni Imana yo kwizerwa. Ndabatumiye rero abakunzi b'umusaraba TV aho muherereye hose imigabane yose igiye itandukanye. Ndabizi neza ko mudukurikirana, ndabizi neza ko mudukunda, urubyiruko muri rusange, ababyeyi, abapapa, mbese mwese abakobwa. Ndabatumiye mu izina rya Yesu, muzaze tugire gute tubyine intsinzi. Kandi ni ukuri ubukwe bwanjye ni ubukwe Imana izabihagazemo nk'uko yabivuze. Nta handi bukwe mbukuye ahangaha. Imana rero nawe izakugirira neza nubigenderamo neza. Nabatumiraga rero muzagira gute, muzabane natwe, muzadufashe. Inkunga y'amasengesho irakenewe, inkunga y'ibitekerezo yanyu irakenewe, inama zanyu turazikeneye cyane. Dukeneye byinshi kuri mwebwe, kandi ni ukuri Imana izanabaha n'umugisha. Imana ribaho umugisha. Amafaranga yo barabizi. Barabizi abakunzi b'umusaraba TV, nta muntu ujya ukunda kubabwira byinshi cyane, barabizi. Ndabatumiye rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ni ukuri ndabatumiye pe, muzabe muhari. Kandi abari kure, bari hanze y'igihugu, abari Amerika, Uburayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Canada, ndetse n'ibindi bihugu byose bidukurikirana, kandi ndabizi ko mudukurikirana. Imana izabaho umugisha. Mwebwe mudahari rero, mutari hafi, ndumva bene so bazaba bahari ku bwanyu. Imana ibaho umugisha. Uzi ukuntu mbakunda, kandi nanjye murankunda ndabizi. Yego, mwabyumvise, urakoze cyane, kandi Imana ikomeze igushyikire mu myiteguro urimo y'ubukwe. Inshuti bavandimwe muduteze amatwi kandi mukurikira ibiganiro byose bica ku musaraba TV. Uyu ni Clarisse kubw'Imana, nk'uko mwabyumvise, ni umugeni witegura ubukwe. Ejo ni mu kwezi kwa 10. Ubukwe ni abantu, ubukwe ni ibintu, ubukwe ni amafaranga. Yego, tugushyigikire mu izina rya Yesu. Mukandi ndakubitaho akarinki muwajyaho mumushyigikire, ariko kandi ufite amadolari turahamagaye mu izina rya Yesu. Ukore Imana, amapawundi aremewe, buri mafaranga yose, amafaranga yose ufite aremewe, kumwuka azashoboza umuntu. Dushyigikire umukozi w'Imana, kandi kuba abitubwiye gutyo nuko atwisangamo. Amadolari rero odu limite biremeye kuyinyuzaho, momo biremeye kuyinyuzaho, uburyo bwose bushoboka. Izo ni inzira zose z'Imana zishoboka. Hajya nimero bashobora kunyuzaho ni iyi. Bagiye gutwegera ndabizi. Yani imirango ya telefoni yo ni 078063637637. Amazina n'umunini Clarisse kubw'Imana. Imana izabaho umugisha, kandi ndabizi neza ko Imana izabaho umugisha. Ikindi abazashobozwa buzabera mu Rwanda. Twashyize invitation kuri ndumviriho bayibonye.
abazashozwa n'ubundi bazahagire dusangire ibyo byishimo niko hasi handitsemo ngo muzaze dusangire ibyo byishimo. Yego. Umeze neza rero. Ya ndashima Imana. Reka twikomereze umurimo w'Imana. Imana ibahumuje. Ibyo nabyo bitadutinza ko ibyo babikoze byakozwe buriya. Byakozwe. Imana yabyemeye, Imana yakwemeye ikwemeza n'abandi. Yego. Umeze neza rero. Ndashima Imana. Vuga ngo amen. Amen. Ngira ngo amen. Amen. Ndi mushya utangira. Tanzanaho ibintu byinshi. Kubana kwabo kwiza barahugurana ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro mu kwiyimvura iguye ihembura imyaka ni kw'Imana ibigenza yeza bakundana ni kw'Imana ibigenza yeza bakundana. Amen. 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 Nuko twinjiye mu kiganiro cyacu kandi nuko dutangiye ikiganiro cyacu, iyo umuntu agiye gutangira ikiganiro iteka ryose arabanza akiyeza, nk'uko umuntu iyo agiye kurya abanza agakaraba intoki akamanza akamera neza. Tugiye kurya ibyo by'umwuka niko Imana igibigenza yeza abakundanye. Buri wese mu muhanda arimo aherereye mu bice bitandukanye by'isi musabe kugira ngo yezwe kandi atunganywe. Nkunda kubabwira ngo turi mu gihe Imana iri kugenda yeza umugeni kugira ngo izamwishyire adafite ikizinga, adafite umunkanyari. Mu byo uri gukora byose, mu kazi kawe, mu mibereho ya buri munsi, jya ufata n'akanya, jya ufata umunota uvuga uti aka kanya Yesu aje byagenda bite, ese najya hehe, ese nakwibona hehe. Bizagufasha uhora witegura, bizamfasha uhora niteguye, cyane cyane yuko uzawe ntazatinda, n'aka kanya yaza. Turasabwa guhora twiteguye kuza ko azaza. Siko bimeze, nako kanya gaciyemo, kandi iyo turi hano tugomba guhora tubwira abagenzi yuko Yesu azaza. Siko bimeze. Niko bimeze rwose. Nasomye ijambo rabaho no mu gihe cya Nowa ngo bararyaga, bararongoraga, bakoraga byende byose ko ntibyabujije imvura kugwa. Imana ishimwe. Haleluya. Yego. Clarisse rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana kandi tugiye kuganira ku butumwa Imana yaguhaye. Ntabwo twa dutinda mu bintu byinshi cyane, ngiye kugusaba usenga Imana ubundi ukunguka kuyobora uragenda uko nguko. Ya Imana ibahumugisha rero, nanjye nitunganije ndumva ngeze imbere yanyu namaze gukaraba. Ubwo rero nanjye ngiye kubasengera Imana kugira ngo basengere ishengesho ryo kugira ngo umuco bugufi imbere y'Imana, kugira ngo ibi biryo tugiye kurya buri muntu wese abirye ku masaha nagize gute yogeje. Uko wari kerana n'isani kukirikana kuzahoraho iteka, nta gacu data ko guhinduka kajya kakugaragaraho. Ijambo wowe uteka wivugiye ubwawe uraririnda ukaririnda, ndetse ntabwo bikurinda ryonyine, urindana no waribwiye ukarisoza mu gihe cyaryo gikwiriye. Turagushimye data wa twese Imana isumba byose uri kukura umukozi w'umuhanga. Turagushimye Uwiteka kuko ari nta jambo ujya uvuga ngo rihere. Uri Imana yo kwiringirwa no gupfukamirwa, nta wakubanjije nta n'uzaguheruka. Uri hejuru y'imbaraga z'ibigirwamana na za shera, uri hejuru y'imbaraga z'abakomeye n'aboroheje. Nta wakubanjirije muri byose Kristo, nta n'uzaguheruka. Uri Imana yihagije. Aya masaha turagushimye, turagwimaje kuko uri Imana iri hejuru ya byose, nta uhanye nawe. Tugushimiye akanya keza kumugisha ubuduhaye Uwiteka nyir'ubutware. Tugushimiye ku cyizere kingana gutya ubu tugire kuboneka imbere y'imbaga y'ubwoko bwawe. Mwami Yesu Kristo rero ntabwo ari mbese ntawe ndi we nepo, ntawe ari uyu muvandimwe umugaragu nawe ntawe ari we, ndetse nabo turi kumwe aka kanya ntabwo aba ari bo. Oya, imbaraga za Uwiteka nyir'ingabo Imana nizo zikorera muri twebwe. Uwiteka tukarangurura ukivugira. Nyemerera akanya nk'aka rero uhaye ubwoko bwawe, unyemere data wa twese ntibube babura baje imbere y'amaso yawe. Nsengeye imitima y'ubwoko bwawe Mwami Yesu Kristo, nsengeye imitima y'ababyeyi, nsengeye imitima y'abasore, nsengeye imitima y'abapapa, sengeye imitima y'abakobwa ndetse urubyiruko muri rusange. Nyemerera aka kanya Uwiteka nyir'ingabo Imana ikabe imfabusa imbere y'amaso yabo. Unyemerere Kristo mwana w'Imana ishobora byose icyo wagambiriye gukora ugikore mu izina ryawe. Ndabasengeye kugira ngo banze ubeze ubatunganye, ubaboneze ubakureho gukiranirwa rwose aho bagukiraniweho. Inzandiko Satana baragesha buri munsi utesha agaciro barabana amaso y'imbabazi zawe.
Ela wirebo Jesus Baba nyemera akakanya mbabaze zigaragare ku muntu wese uri buboneke uniki kiganiro umuntu wese uri bugerageze kugitega amatwi ahabwa imbabazi nawe data batwese natwe turi imbere yawe twambika imbaraga ntibaboneke twebwe aboneke gukorera muri twebwe unyemere wiyoborere ikiganiro Kristo ngera natwe sozanye natwe muka wera tubera umuyoboro duhamagaye imbaraga z'Imana ishobora byose aha hantu iki kirere turacyeyuye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tukirukanyemo imbaraga z'ibitavuga Imana n'akanwa kose katavuga Imana katika cina na Yesu ela wirebo takuwara bekiresire duhamagaye imbaraga z'Imana isumba byose aha hantu duhamagaye imbaraga z'izindi imbaraga kugira ngo zize zituyobore muri byose mwuka wera muziranenge abari utuyobora muri byose data batwese Imana ntihagaragara umuntu wese agaragara Imana ikorera muri twebwe ela wirebo tuguhaye karibu nikaze mwuka wera kugira ngo tuyobore muri byose mu izina rya data twese bisabye mbyiza urakoze Yesu amen amen. Biterekana kuza kwe biri utakuboneka aje kudutabara be tubane mwiteka kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo Yesu ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ntihazabura intambara ntabwo amahoro azahora keretse Yesu atsenzeho urupfu n'ibyago kwirembo Yesu ari kwirembo Yesu araje kandi ageze kwirembo yo mu bakobwa we kwirembo Kristo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo maze mw'isi yagizwe nshya tuzahabe dusugire kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara ubari kwirembo Yesu araje kandi ageze kwirembo ari kwirembo Yesu araje kandi ageze kwirembo ya Imana ishimwe haleluya bambwira ngo kuki Clarisse atangeje kandi indirimbo haleluya nuko topic yanje ngiye kubagezaho topic yayo nuko Yesu ageze kwirembo kandi ijambo ry'Imana ngiye kubagezaho topic yayo irabaza ngo mbese waba wibuka uguhamagarwa kwawe niba wibuka guhamagarwa kwawe wakubereye maso gute Imana yacu ni habwe icyubahiro nepo ntago turi butinde cyane tugiye gusoma ijambo ry'Imana ya haleluya soma ijambo ry'Imana muri Luka ibice byaho 22 umurongo wa 31 Luka ibice 22 umurongo wa 30
31 urakomeza ugeze 38. Luka 10:22 umurongo wa 31. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Yego. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaraza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati, ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza arujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko utabifite agure umwitero we ngo abone kugura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho ngo yabaranywe n'abagome, yabaranywe n'abagome, kuko ibyanjye byenda gusohora. Baramubwira bati, mwami dore inkota ebyiri ngizi. Arababwira ati, ziramaze. Imana itugirire neza. Imana ibafashe kandi Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Ngarutse kandi ndi Clarissa, ngarukanye ijambo rya nyiri ijambo, nje kuvugana n'abakozi b'Imana. Ariko rero hari abantu bajya bashya ngo nta muntu n'umwe utari umukozi w'Imana, nta muntu n'umwe udakorera Imana. Ahubwo wowe nyirizina ntabwo uzi uriwe, nta nubwo uzi uko wahamagawe. Kandi nanone ikindi nta muntu n'umwe utazabazwa itaranto yahawe. Wowe wicariye, wowe wegamye arango ntacyo ufite cyo gukora. Nta muntu n'umwe utazabazwa itaranto wageze gute wahawe. Nta mpano n'imwe zose ziba impano ariko zigenda zuzuzanya bitewe. Nagira nkubwire rero ngo ntabwo nje Clarissa ari ryo ushinzwe gukorera Imana, ntabwo Nepa ari ushinzwe gukorera Imana, no ntabwo abavandimwe turi kumwe, nawe uri umukozi w'Imana. Haleluya. Uyu ni Petero bagendanye na Kristo ibihe byose n'ibihe byose. Yesu rero yari yegereje mu mubabaro, yari yegereje agahinda, yari yegereje kugira gute, yari yegereje muri cya gihe kigoranye kandi cyari cyurije umugenzi. Hariya Yesu duhamagarwa twese, twaravuze ngo sinzibagirwe igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri jye, n'umutima wanjye wuzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu. Nigitangaza jyewe umunyabyaha wagakiza. Haleluya. Imana ishimwe. Cyagihe tukira gute tukimara kumwemera ko atubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, twari tumaze kujya gute kumuhabwa wese. Turahira ngo nukuri ngewe nzagukorera, nzavuga ubutumwa, nzaririmba, nzashumba. Turahira turisiba. Yesu ashimwe ba Petero. Imana yacu ntidutabare, ibuka guhamagarwa kwawe nanjye nibuka guhamagarwa kwanjye. Haleluya. Imana yambwiye ngo nukuri abantu benshi muri iyi minsi, haba abavuga butumwa, haba abahanuzi, haba abakristo muri rusange. Yesu Kristo Imana yambwiye ngo benshi bamaze kumwiyambura, benshi bamaze kumwihakana. Yesu yambwiye ngo nukuri asigaranye n'abantu b'imbarwa. Ndagira nkubwire ngo aho uhagaze aka kanya Yesu umufite gute? Haleluya. Yesu nagira nkubwire ngo arakubaza, Yesu aka kanya umufite gute wa mukobwa we, umufite gute wa mubyeyi we, wa mupapa we mu rugo rwa umufite gute, mu kazi ukora ka buri munsi Yesu umufite gute? Haleluya. Imana yambwiye ngo mwamaze kwihakana Imana, ariko Uwiteka avuganye nawe aya magingo arakubwiye ngo nubwo bimeze bitya uzi kwakira imbabazi z'Imana, waramwihakanye bikomeye koko. Yego ntibyoroshye, wese ntabwo yakinywereyeho kubera iki wowe uri kugikwepa. Kuki ushaka gukwepa ubushashe bw'Imana? Kuki ushaka gukwepa kiriya gikombe? Byanga byakunda wagikwepa, utagikwepa uzagira gute? Uzakinyweraho. Uzaze nkubwira abantu bagiye bagikwepa ubu barimo barakinyweraho, twebwe turimo kunywera ku cyamata we. Ntigira nkubwire wa mukobwa ube maso wihanganira icyo gikombe, wa mubyeyi we maso wihanganira icyo gikombe, mu kazi ukora wihanganira igikombe, mu mirimo ukora wihanganira igikombe, buri aho uhagaze muri situation yose uhagazemo wihanganira igikombe, kuko nugikwepa byanga byakunda uzakigarukaho, kandi uzakigarukaho usaga mwene so yamaze gutambuka arimo aranywera ku cyamata, uzajya kudistase. Yesu yambwiye ngo mbwira abantu ngo bibuke guhamagarwa kwabo. Ese uko uhamagawe ni kukiri? Muvuga butumwa muhanuzi uko uhamagawe ni kugihagaze?
mu rugo rwawe ko hamagawe ni kukiri ese mu kazi ukora ko hamagawe ni kugihagaze haleluya imana yacu ni ngo Petero aravuga ngo ngiye ngo twose tuzaba turi kumwe ndagira nkubwire ngo nibyo tuvuga ngo tuzaba turi kumwe na Yesu kubera ko dufite amafaranga tuvuga ngo tuzaba turi kumwe na Yesu kubera ko kawunga iri mu nzu tuvuga ko turi kumwe na Yesu kubera ko umuceri uhari tuvuga ko turi kumwe na Yesu ufite urubyaro ariko icyo gihe byose iyo byashije nyambwira ngo Yesu akawunga ajya arangira Yesu imiceri arashira Yesu abagore n'abagabo bajya arangira hajya arangira bikarangira ariko Yesu twiringiye haleluya uyu twakurikiye uyu niwe mugabo ukomeye Imana yacu niye dutabare haleluya haleluya baramujyana batangira umuntu witwa no kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko weho ndakwinginze ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe Imana yacu ni dutabare bavuga butumwa bahanuzi bakozi b'Imana yemwe bashumba abapasitoro ubanzura bukuntu Satani yagize gute Satani niwe urimo Satani wagize gute ni wadushyizemo intara arimo aradushungura ni bande basigaye bicana ni bande basigaye barugana abanyeshyari barahagurutse inzika inzangano urareba mwene sukumva ntiyagirirwa neza n'Imana urareba mwene sukumva ntiyahirwa ye baba we abavuga butumwa bahanuzi bakozi b'Imana baririmbye nitwe dusigaye turogana nitwe dusigaye twangana Satani yarabashunguye Imana yambwiye ngo Satani yabashyizemo intara hamaze kubashyiramo intara arabaryanisha harabaryanisha ukaramwe nese ukumva ntabwo yagirirwa neza n'Imana kandi ntacyo mupfa mwese muhahira ku isoko rimwe aha twese niho ryo soko duhahiraho ariko ukaramwe nese ukumva ntiyagirirwa neza n'Imana Imana irambwira ngo Satani yagize gute yabashyizemo intara arabashungura ariko Yesu aravugana na Petero wihanganye Yesu avugana na Petero wowe nubwo Petero rimwe byamunaniye ariko Petero yarageragezaga harimo abantu bari kugerageza muri imisi murimo w'Imana harimo abantu bari kugerageza mwivuga butumwa harimo abantu bari kugerageza nawe kugerageza urakuzi nubwo wigimeze gutya ariko wa mukobwa wari hanganye nubwo yemeze gutya mubye wari hanganye Yesu Kristo rero aravugana nawe Petero aravuga ngo we Petero wowe nagusabiye haleluya ndagira nkubwira ngo wari uhagazemo neza wowe wari urimo ugerageza wowe wari urimo elawirebo wowe wari urimo ugerageza ndagira nkubwira ngo ntucogore ukomereza aho ngaho Imana ivuganye nawe yuko yagusabiye Imana yagusabiye imbaraga Yesu yagusabiye imbaraga kugira gukomeza urugendo kandi numara gukomereza gukomera ukomeze n'abagenzi bawe ntubace intege ntubagemo nguvuga ngo byararangiye hoye haracyari ibyiringiro Imana yacu ni dutabare uyu Petero ntago byari byoroshye bakiri kumwe na Yesu baravuga ngo tuzagenda tuzabana nawe hati ndetse no mu rupfu tuzagira gute tuzajyana uko niko nanjye narahiye mpamagarwa kugira ngo nkore uyu murimo uko niko nawe warahiye ariko bitugezeho Yesu Kristo mujya mugendana akagukataho gatoya kugira ngo arebe imbaraga arebe kwizera ufite Yesu ajya akata kigendera rwose nkubwire ngo ntabwo yagutaye Yesu Kristo aracyari kumwe nawe Imana iracyari mu ruhande rwawe ngo ba Petero baramubwira ngo uva mwigisha ubwo bimeze gutya no mu rupfu tuzagenda nabo tujyanemo Yesu arabareba arabaseka aravuga ngo ibyo uvuze ntabwo ubizi aramubwira ngo Petero igihe tugiye kwinjiramo ibihe tugiye kujyamo inkoko utaranyihakana inkoko irabitse kangahe gatatu Petero agira ngo koko ni ibintu biri aho ngaho ariko byose byamusohoyeho wowe wihakanye Imana kangahe wihakanye Imana kangahe muko wihakanye Imana kangahe ubukene bwaraje wihakanye Imana ushomera uburaza wihakanye Imana mukazi Imana igwaye intambara z'ijuru ayihakana wemera kubararira ibigirwa Mana wemera gupfukamira Bayari wemera kubararira umukoresha wawe wemera kumupfukamira wo kugira ngo bashe kubona n'indamu ariko ndagira nkubwire ngo Imana yo mu gihugu cyo mwijuru yo itabura kwigenza iraje ni umwana w'Imana aremeye kunywera kuri cya gikombe wori muntu ki worinde wo kwanga kukinyweraho ndagira ngo utangatangaza nkubwire ngo uzakinyweraho mama uzakinyweraho ubwo wowe ihangane niba waranagikwetse ubwira Imana ngo ndakwinyize kugira ngo ngarure kuri cya gikombe ushinyirize Imana yacu ni dutabare ushinyiririze mu rugo rwawe ushinyiririze mu kazi uri gukora ushinyiririze kuri mu muryango wawe wagicibwa ushinyiririze mu mukene ushinyiririze mu kwambara ubusa ushinyiririze mu nzara nanjye narashinyirize we igikombe nakinywereye ya myaka yose 10 n'ingahe hari igihe nzazanga nkabaha nanjye na kinywero kiranzonga igikombe kiranzonga nambara ubusa kubw'igikombe basusora mu nzu kubw'igikombe umugabo aranyakana kubw'igikombe ndara hanze mbundabunda kubw'igikombe igikombe nakinywereho imyaka 11 ndi kukizengurukana nta numwe nanifite kira gikombe nta muntu numwe ufite cyo ninde wakikwakira nawe nanjye naranabwiye Yesu ntumva Yesu kuko umpaye agakiza ukangirira neza naramubwiye ngo sinzakuvaho nzagukorera byanje byose Yesu arambwira ati ndikuvuze Clarisse ndavuga nti yego Yesu arambwira ngo ndaje yarakimpaye ahita nkwepa
igikombe nkijyanana mu mujyi wa Kigali, naraye hanze nambaye ubusa, naraye mu mashyamba nambaye ubusa, nze mbese nahuye n'akaga n'amakuba, ariko igikombe ndakihanganira mama, igikombe narakihanganiye wa mukobwa we, wa mupapa, igikombe n'ikiwaza kubwira uyu mugabo witwa Yesu, ihanganira igikombe uhagazeho, herara wirembo Kristo mambo, ukomerere mu kwizera, ushikame, uko byasa kose igikombe uzakinyweraho. Iyo nza kugikwepa nkajya kwirwanirira, ese ubu ngumba nahanga kuri iyi kamera, ntabwo mba mari we, ntabwo mba mari. Iyi invitation iri kuri iyi kamera ntabwo ibiriho. Iyo nza kwirwanira nka kwepa iki gikombe, nka kwepa ubushatse bw'Imana, ntabwo mba ndahangaha. Ibi mvuga ntabwo mba ndi kubivuga, mba narabaye akabarore, ariko nihanganiye iki gikombe, ninyweraho ubushatse bw'Imana, ndabutegereza. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ishimwe, none Imana yandamye yampaye ikindi gikombe, yarangize gute, yankoreye contraire. Yesu yankoreye ikintu cyitwa contraire. Ubu nanjye ndi kunywera ku gikombe cy'amata, kubera yuko nihanganiye cya gikombe cy'imishari, ntawe narifiteho kugihereza. Imiryango yari yarantaye, abantu bose baramvuyeho, ariko kubera igikombe, iyo uri kunywera kuri iki gikombe abantu bakuvaho. Iyo uri kunywera kuri iki gikombe, iyo kuko umeze nabi bakwita amazina, nanjye barayanyise, ariko ndashima Imana yo mu ijuru ko ngubu Imana iri impindurira amazina. Wowe igikombe uhagazeho uri kukinyweraho gute? Ukinyweraho mu gitondo, kandi ni igikombe ugomba kunywa nka deseri, nk'uko unywa ikinini. Ni igikombe unywa nka deseri, unywa igikombe nka deseri. Mu gitondo urasomaho, saa sita ugasomaho, nimugoroba ugasomaho. Ese wowe usomaho kangahe? Iki gikombe kinyweraho kangahe? Aho nusoma mu gitondo, saa sita na nimugoroba ukabivamo, ngo ariko uyu Imana nayo ngo uyu munsi ngo igikombe kinywaho nk'uko unywa deseri, ukihangana nta muti uryoha. Ariko uyu muti wanziriye umumaro, uyu muti wamvuye ibikomere nagendanaga mu mutima wanjye, uyu muti w'iki gikombe nanywereyeho, ayiwe wanyomoye inguma. Uyu muti, iki gikombe ihangane, na Yesu yakinywereho nticyari cyoroshye, nanjye nakimufashijeho mama. Ubu ngubu Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yaramwibutse, nanjye iranyibuka, nawe Imana irakwibuka. Ndagira nkubwire ngo we Petero ugihamagarwa, Yesu yambwiye ngo nkubaze guhamagarwa kwawe uracyakwibuka? Ukiba ngo ngenza gukorera, yakubishijeho gatorora ati karabaye. Ese nuko nguko burya bimeze muri Kristo Yesu? Ese burya nuko ivuga butumwa rimeze uraza kuri kamera ngo bamvuze bakuvuga? Bari bwakuvuge se? Urajya muri korari ngo ninjye bavuze, mu miryango ngo yarantaye, woya ahubwo aho ngaho ntabwo ugaragariza yuko Imana iri kumwe nawe. Yesu yaravuze ngo abisi nibabanga mumenye ko ari igihe banze mbere, ngo ariko namwe ni mu babisi bazabakunda nk'ababo, ngo ariko narabatoranije ni njyewe Uwiteka babahora. Mana yacu nidutabare, banza urebe ucunge sana. Ese uri murahorwa Kristo koko, cyangwa uri murahorwa ingeso za kamere zawe? Nusanga uri muhorwa izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli, urahirwa, urahirwa. Nusanga utari muhorwa ibyo wakoze, ni ukuri ko Imana ndagira nkubwire ngo urahirwa. Ariko ndagira nkubwire ngo aka kanya igikombe ufite mu biganza byawe urimo urakinyweraho ryari? Aho nukinywa mu gitondo saa sita ntusomeho, aho nukinywa saa sita nimugoroba ntusomeho, birasanga ukingukira, nta wundi uzakurerebera vome, nta wundi uzakikunyweraho. Uzi ko n'imiryango, uzi ko umugabo ashaka kuvuga ati burya naribeshye, uzi ko mu miryango yakubwira ati reka reka ntwigeze ubuko umwana wacu, uzi ko mu kazi bakwirukana bagakwandikira ibaruwa, mu by'ukuri ukibaza ati se ni njyewe mbese ni njye wakoze ibyaha kuruta abandi bose? Igikombe urakizengurukana, kandi iyo ugifite mu biganza nta muntu uba ukikwirebera, ntawe ukikwitaho. Ubanza urebe igikombe uri kunyweraho, uri kukinywa koko bikwiriye? Imana yacu nidutabare. Ukimara guhabwa agakiza, ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umukiza, umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ukimara kumuhabwa, aho ngaho wabonye neza y'Imana. Ariko uko kugenda kura, ese wagira ngo Yesu regarisha kugira ngo namwe mwire gute, namwe mukure. Ariko ndajya kubwira ngo wihanganire igikombe hagazeho. Icyo gikombe uzi ko Imana ije kukikwambura, uje nuba kinyweraho neza, Imana izakikwambura, izikure mu biganza byawe, igishyira mu biganza by'abakurenganyaga. Nuko uzi ko Imana igiye kugukora contraire iki gikombe. Erega nanjye yankore contraire, nawe yagiye gukorera. Imana yacu ngo Yesu ngo abwira Petero ati Petero wowe, we Petero nubwo bimeze bitya, nubwo uri umunyantege nke yarata, we Petero nubwo ucogora ugacikirege, we Petero nubwo ugeraho rimwe rimwe ukava mu byizerwa, ariko Petero ujye ugerageza. Uzi ko harimo abantu bajya bagerageza, harimo abantu bajya bagerageza, hari abantu banywera ku gikombe, wicira inzira urirwanirira, ujya mu bapfumu ngo bigende. Ariko ndakubwiye gute aho wagikwepeye nawe urahazi,
aho wagikwepeye urahazi, aho wakwepeye iki gikombe urahazi. Ndagira ngo utangaze itangazo ni imbere y'Imana ishobora byose, uzagaruka ukinywereho uko byasako. Ibyiza rero nuko wagira gute, nuko waza mbere ukongera ukabwira Imana ati nyamara cya gikombe cy'ime n'inywere kuko nta bundi buryo ndi kurya, kuko nabonye abagiye bagikwepa ubu barimo barasabiriza. Abagiye bakwepa iki gikombe bakozwe n'isoni, abakwepye iki gikombe nta kiza bigeze, n'ubundi bakomeje ari babandi. Nyankubwire ngo ubwire Imana ngo irashobora ko nacogoye, irashobora ko natandukiriye, irashobora ko navuye mu bushatse bwawe. Wongera ubwire Imana kugaruke mama, ubwire Imana ugaruke wa musore we, wa mukobwa ugaruke. Kira gikombe wagikwepeye urahazi, si ngombwa ngo mpakurondore, urahazi. Ushatse bw'Imana wageraho mukagira. Ubu ntabwo Imana ishobora byose, ubu nawe ukakwiye kubabera urugero, nagakwiye kubabera urugero rukomeye cyane. Igikombe nayihanganiye kukinyweraho, nawe nakubera urugero. Nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Niba ari Imana yavuganye nawe mama, niba ari Imana yavuganye nawe wa mukobwa we, wa musore wa mupapa we, niba ari Imana yo mu ijuru yavuganye nawe, uzi ko Imana ijya kugutabara. Uzi ko Imana igifata amaboko itavuga, Imana ikanyuranya imbere y'amaso yawe, igafata igikombe warimo inywere ikagikura mu bikombe mu biganza byawe ikagishyira mu biganza by'abakurenganyaga. Helala wirebo Jesus baba, ndabizi neza nta cyoroshye, nta muti uryoha, umutunywa ku ngufu kugira ngo ubashe gukira uburwayi. Nawe ihangana igikombe uriho. Yesu Kristo aravugana na Petero, aravugana nawe akakanya mukobwa wowe wihanganye, wowe wemeye kwihangana. Nubwo akinywereho amasaha atariyo, ukakinywa mu gitondo, saa sita ntukinywereho, ukanywa mu saa sita nimugoroba ntukinywereho. Aho ndavuga ko wagendaga wicira inzira wirwanirira, ujya kubeshya muvuga butumwa, ujya guteka imitwe, muhanuza ubeshya ngo Imana yavuze itavuze. Ariko Mana we, Imana yo mu ijuru, nubwo wagiye wirwanira ukicira inzira ukanywera ku gikombe rimwe ukanywa ukongera ariko kirasharira, ariko wakongera akanywa amata, ibyo byose wagiye ubivangavanga. Ariko ndagira kubwire ngo fata kira gikombe kinywereho neza. Imana ije kugutabara mu izina rya Yesu. Nta jambo Imana igivuga ngo rihere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo sanishije iri jambo n'amayerekwa nagize iri joro, cyangwa se ubutumwa Imana yampaye bwo kugira ngo basangize. Nagiye kubona ariko bene data nshuti z'umusaraba, ndagira kubwira ngo we maso nanjye mbe maso. Nagiye kubona ngo mbona twari turi abantu bageze muri 6, nabonaga duhabwa umurima munini cyane, nabonaga ari umurima munini cyane. Uwo murima wari umurima waraye, mu by'ukuri wari waraye nk'inshuro. Abantu babaye mu ntara hari ikintu cyitwa umurima kurara nk'inshuro enye. Umurima urisubira ukongera ukisubira. Uwo murima wari wuzuye urwiri. Twese twari twahawe amasuka yo guhinga iyo mirima. Mu by'ukuri nagiye kubona mbona ntabwo twahingaga ahantu hamwe, nabonaga buri muntu wese afite ikiviki. Ikintu cyantangaje, njye nahageze ndi kumwe n'aba mama 3, ntabwo nshatse kubavugira kuri kamera ariko ndabazi nzabibabwira. Nagiye kubona mbona duhawe amasuka ahantu bagiye basiga banze gukora. Nagiye kubona mbona ahantu turahawe. Mu by'ukuri ikintu cyantangaje nuko nasanze ari imusozi kandi hari ininda murayizi, hari isayo ryuzuye muri iyo ninuze n'umushike harimo n'isayo. Mu by'ukuri birantanga, ndavuga nese aha hantu noneho ndahahinga gute. Noneho ndebye haruguru yacu usanga babandi bahingaga naho basize nk'imihavu 2 banga kuyusa ngo barangize. Hirya yanjye naho hari ahandi basize nk'imihavu 3, haruguru yanjye naho barahinze batamo barigendera. Ndavuga nta hantu hazahingwa gute kandi ko mbona igihe kinga kigize gute cyenda kurangira. Yego ko mbona igihe kinga cyenda kurangira, kiye cyo gutera cyenda kurangira biragenda bite. Nahise mbwira abo mapiko ndavuga nti rero mureke dukoreshwe dushoye kose ahantu tugira gute tupfe tuhahinge. Mu by'ukuri nakanagira mu isari ko ndavuga nti reka twihangane duhinga ahantu kuko nabonaga ndi guhabwa imbuto yo gutera. Nagiye kubona rero mbona turahinze, twagombaga kugira gute kubanza kurima hejuru kugira ngo tuze kubona uko twusa. Byari bitoroshye cyane ariko twahinze. Tumaze guhinga handi hacu turahusa, tumaze kuhusa tujya no kuhusa handi abandi bataye, twongera kujya kuhusa handi bataye, twongera no kujya ruguru gutongora intabire yari ruguru yacu. Mu by'ukuri nakazi katoroshye. Mbaza Imana ntibingi bishaje kuvuga iki. Imana irambwira ngo uwo murimo ubonye ni umurimo wanjye, abona shizemo naki nabakoze. Abonashizemo n'iki nabakozi bo gukora. Imana irambwira ngo dore abangaba bataye ahangaha bakagenda, nabavuze nyine nabagaye umushahara kuvuga ati reka nabanze kumwera kuri iki gikombe ndi kuvuga. Ngo ntabwo nabandi umuhanuzi ngo ya telefone nziza kubaheza amafaranga kuryoshya nibindi. Imana yaciraje. Imana irambwira ngo abo nabataye umurimo wanjye baragenda. Mwatangiranya n'Imana neza, mutangirana na Kristo bavuga ngo nukuri tuzagukorera, imvura igwa tuzakora, izuba riva tuzakora, kumanywa y'ihangu tuzakora, nijoro tuzakora. Ariko Imana irambwira ngo bageze hagati. Ariko ibaze bavandi, ibaze gukora ugasigaza imihavi ngahe 3.
wahinze nk'imihavu igeze muri 25 cyangwa se 30 usigaze imihavu 3 urumva uwo muntu atari hafi guhembwa uwo muntu yarari hafi guhembwa ariko ndagira ngo mbabwire ngo bene data ucunge sana muhanuzi muvuga butumwa pastor umushumba nukuri ndagira ngo mbabwire ngo iri asuko yakuye muri ura murimo kagenda ndagira ngo mbabwire ngo ibihembo Imana yambwiye ngo ibihembo byanyu birateguwe kandi umuntu wese Imana ije kumuhembera imusanze ese ko Imana ije kuguhembera igusanze ko yagusize muri uriya murimo kugira ngo ukore nizika kubura aho uzahembwa uzajyanwa inyuma y'umugabane ndabwirwa ngo nukuri baba bantu bataye aha hantu ndagenda ngo turahusa harangiza icyantangaje ngo nese zamuka njya gufata ibishyimbo umuntu yanzaniye ibishyimbo byuzuye igiseke nabonaga ari ibishyimbo byiza cyane ndahabwe ngo tujye kugira gute tujye gutera za ntabire kubwanjye nabonaga imvura igiye kugwa kandi ari nyinshi ndavuga nti iyi mvura iguye ibi bishyimbo birimo byahita ko bimera mbwira abavyeyi ntimureka tugira gute tugira vuba tujye gutera bino bishyimbo abavyeyi umuvyeyi mwarambwira ngo wowe uziranye na bosi ngo kandi ngo bosi wawe ngo ntawe hari yagiye ngo wampaye agahushya ngo ngiye ngo nkagenda ngo namara kugenda ngo hanyuma nkagaruka ngo ko bosi ngo ko ngaruka bosi ataraza ndamubwira nti ntago biri bukunde hera wirebo ndamubwira ngo ntago biri bukunde niba bosi yavuze ngo duterera ntabire tugomba guterera ntabire tukayirangiza ndamubwira nti ngwino tujye gutera saa 8 nizigera urahita ugenda ujye mu byawe mujye gukora ndagira ngo ubwire ngo wa mubyeyi we wa musore we nawe wa mukobwa we yewe muvuga butumwa muhanuzi yewe pastor mushumba ndagira ngo ubwire ngo ukorera Imana ubikunze urasaba uruhushya ujya Imana yacu nishimwe nubwo wibeta ukagenda ariko Imana irareba harambwira ngo ni mubabarira agende ngo boss nge turaziranye ngo nze kumuvuganira ndamubwira nti ngwino tugende ibyo ukora byose urabikora nyuma yo ko tuve gutera birabishyimbo yanyumviye ndamubwira nagiye mukurura Imana irambwira ngo hari abantu ba muri iminsi bakora umurimo w'Imana ari nko kwiyerurutswa bakora umurimo w'Imana bitabarimo bakora umurimo w'Imana arabasambanye bakora umurimo w'Imana arabicanye bakora umurimo w'Imana arababeshi bakora umurimo w'Imana ari abanyeshyara n'abanyenzika Imana irambwira ngo iraje Imana irambwira ngo nimbwira abantu ngo nimabwira ngo mbese bagenzi kubwira abagenzi ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo bwira abavuga butumwa ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo bwira abashumba ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo bwira abakobwa yemwe ko mwiyicariye mbese aho mwaba mwarashoje urugendo Imana irambwira ngo nimbabaze Imana irambwira ngo nimbabaze heyere wirebo hera tarawije zirabireva kiresire Imana irambwira ngo kuwataye umurimo wayo ukaba wiyicariye Imana irambwira ngo mbese waba warashoje urugendo Imana irambwira ngo wa mukobwa we kuwarambitse kuririmba ukava muri korari Imana irambwira ngo ninkubaza akakanya ngo mbese waba warashoje urugendo we wafashaga abantu ukagaburira abakene ukambika bambaye ubusa ukishyurira abantu ubukode bw'inzu ugakora ya mirimo yose nawe uzi Imana irambwira ngo mbabaze yemwe mwaba mwarashoje urugendo Imana irambwira ngo mvugane n'abadiaspora bahajaga bakora umurimo w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda bahajaga bagaburira abakene bahajaga bafasha imfubyi bahajaga Imana irambwira ngo mvugane n'ari amatsinda ari mu migabane yose igiye itandukanye Imana irambwira ngo mbabaze ngo mbese ko mutagikorera Imana aho urugendo rwanyu mwaba mwararushoje Tarawirebo Imana irambwira ngo mvugane n'abavuga butumwa n'abahanuzi hebanze kunywera kuri iki gikombe Imana irambwira ngo mbabaze ngo mbese ko mudagihanura mbese ko mutakiririmba ko mutakivuga ubutumwa nkuko bikwiriye nibaza ko mwashoje urugendo Imana irambwira ngo uje kubarana na buri muntu wese Imana irambwira ngo urebe ikivi yagusizemo niba waracyushije irambwira ngo ubanze urebe abahinze basiba Imana yambwiye ngo nimutegereze Imana yambwiye ngo ntawe muzasarura Imana kugira ngo ntere ibyo bisimba byangoye cyane Imana irambwira ngo umurimo w'Imana baratobwe kubona iryo sayo n'ibyaha bikorerwa mu murimo abavuga butumwa arabasambanye abahanuzi barahanura abasambanye ababishop n'abashumba abaheheza abasambanye ariko Yesu araje
umurimo wamvunye cyane kubona mpinga ahantu haraye inshuro zingana gutyo kandi abakozi bahari. Ni ikibazo Imana ifite cy'abavuga butumwa, ni ikibazo Imana ifite cy'abashumba. Imana irambwira ngo umurimo wayo wamaze kwandura, ni isayo y'ibyaha. Harimo ibyaha bikorerwa mu rwihisho, harimo ibyaha bikorerwa mu ibanga. Abo babikora bagira ngo Uwiteka ntahari, ariko Imana mwe ngo ijisho ryayo rirakureba mama, rirakureba wa mushumba we, bishop rirakureba, wa mukobwa we nawe wa musore we, hari yamuciza ubusamo. Uzi ko buri jisho ry'Imana rikureba. Imana yambwiye ngo nimbwira abo bagenzi ngo mbese ko mwiyicariye mwaba muzi neza ko mwarangije urugendo. Uzi ko Yesu aje, Yesu araje, Yesu Kristo. Hano umuntu wese aje kumuhembera mu kivi yamuhaye. Ikivi yaguhaye je kukiguhembera, wasiba nikazi kawe warenzaho birakureba, ariko uje we ntabwo igize gute, ntabwo atinze. Izo mushyo uri murako imushya zijya hehe, uri murako imushya. Imana yambwiye ngo mukuri nzitwaza imbere yayo, mukuri nzitwaza imbere yayo. Uje we ntabwo atinze. Yesu agiye kuza. Ese ko ageze ku irembo ryawe aragusanga muri iyo nzu? Ese nagusanga muri iyo nzu arasanga inzu yawe imeze ite? Muko asanga inzu yawe imeze ite mama? Haleluya. Yesu atubwiye ngo ku irembo, uwo ari ku irembo ni ukuri. Yesu araje, Yesu araje. Ikindi nagiye kubona ngo mbona habayeho guhinduka kw'ibicu. Mbona igihe cyo kugaruka k'umwami Yesu Kristo cyaje. Nabonaga ndi kumwe n'umumama n'abapapa babiri. Nagiye kubona mbona turi mu kigo kinini cyane ntabashaga guheza ngo ndebe. Nabonaga abantu bose b'ingeri zose barimo kwinjira muri icyo kigo. Ndebye iburyo bwanjye ngiye kubona mbona Yesu Kristo yicaye ku ntebe ndende cyane. Nabonaga abamarayika baza bikubita hasi nk'imyambi, mbona abamarayika barindwi bese bamugota. Ariko icyo gihe ataracira imanza abantu bari bakisuganya binjira muri icyo kigo. Wirebo nahabonye amatorero ageze muri 5. Nahabonye abakatolike, nkabona amatorero nkabona abasilamu, nkabona ADPR, nkabona abadivantiste n'abaporo babandi bakera bo mu gashyamba bakubita gutugoma. Ayo niyo matorero nabonye imbere y'Imana. Haleluya. None nabonaga buri tsinda byose abasilamu bari ukwabo, mbese ayo matsinda mvuze buri tsinda byose byari ukwabo. Ndavuga none wo muntu twaye kumara ngo ese ngo n'abasilamu ngo nabo bazakirirwa imanza. Ijwi ry'Imana irambwira ngo nakuzanye kugira ngo usobanurire ibyabo bantu. Imana irambwira ngo bwira abantu babwire ngo irambwira ngo babwire ngo nta torero ritazavamo iki umugeni. Imana irambwira ngo nta torero ritazavamo iki umugeni. Mbona abantu bose biteguye gucirirwa iki imanza. Ariko ninde ucirirwa urubanza? Ese uracirirwa urubanza uri mu ntuki? Nabonaga abantu bose bibereye mu byabo. Yesu arambwira ngo ndavuga ntese kuki abantu bose bataje ahangaha. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo impamvu bona bose bataje. Ubunda umuntu uzagira urubanza n'Imana niba abantu twege ubu turi ahangaha, ni twebwe tuzagira urubanza n'iki n'Imana. Ntabwo iriya ndaya kadarake zaza kugira urubanza n'Imana, ntabwo uya ni twebwe. Imana irambwira ngo impamvu utabona imbaga nyamwinshi y'abantu, abangaba nibo bavuze ko bamenye, abangaba nibo nahamagaye, nibo nahatoranije, abangaba niyo mpamvu baje gucirirwa imanza. Imana irambwira ngo murokore abantu bamenye Imana bakayikorera, bakavuga ko bazayikorera, abo nibo bazagirana urubanza n'iki n'Imana. Imana irambwira rero giye kora mbona za kaderake, mbona bibereye mu busambanyi, mbona bibereye mu kwiba, mbona bibereye mu bujura bwabo, nta n'ikibazo bafite, ariko baroko ubundi twameshe kamwe bikarangira. Tukijya kwibarira na ziriya ndaya, tukibana na barabajura, kuko mu by'ukuri nyakaga turi kwikurura gakomeye cyane. Niba utari uravuga ngo ntumusambanyi, n'ubundi uragenda ugaca pembeni, wasambanye ukabanza ugasambana neza, wakumurangije gusambana ukagaruka. Wajya umujura kumurangije kumujura ukagaruka. Wajya kwese ikora byose ukabikora bikarangira. Kuko ndajya kubwira ngo uri kwisibira, urajya imbere y'intebe y'urubanza uzavugana iki na Yesu. Imana iravugana nawe yamagambira akubwira ngo nukuri. Imana yarambwiye ngo ntuzagirana urubanza n'Imana. Nuwamenye Imana, mwebwe mivuga ngo murabavuga utumubara. Imana iravuze ngo mese kamwe, ariko rajya kubwira ngo uje we ntabwo atinze. Wa mukobwe wa musore we, rajya kubwira ngo mese kamwe. Va mu busambanyi cyangwa se ubukomeze, va mu kubesha cyangwa ukomeze, va mu kuroga cyangwa ukomeze cyangwa ugira gute ubukomeze kuroga, va mu kubesha cyangwa ugira gute ukomeze kubesha, va mu byangwa n'amaso y'Imana. Ariko icyo nakwihuza no kugira ngo ugaruke. Rajya kubwira ngo nukuri, uzi kuntu hakiri ibyiringiro. Haracyari ibyiringiro ko uyu munsi Imana yakugirira neza. Ntabwo nje kuguciraho iteka. Yari imbuzi, ariko ndajya kubwire ngo iba ushobora kuba ubyumva aka kanya, nta uzi igihe Yesu azazira, yaza aka kanya, yaza uyu munsi, ariko ndajya kubwire ngo ube maso nanjye mbe maso. Wirinde mwene data, kandi nukuruje we ntabwo yize gute, ntabwo atinze. Yewe muntu wibwira, ndajya kubwira ngo nta torero Yesu atazakuramo umugeni.
abasilamu Yesu azakuramo umugeni, abakatolika bazavamo, abaroko nta mbese ayo matorero ko ari atanu nabonye, ayo matorero yose azajya imbere y'intebe y'urubanza. Ayandi matorero ntayo nabonye, imbere Yesu nta caci rihari. Aya matorero y'inzaduka nahabonye amadini, amatorero angahe atanu. Ayo niyo abumbatiye mu mwuka w'Imana. Abasilamu nabo abantu bose bajya babacira imanza, ariko namwe n'ukuri kw'Imana. Yesu yambwiye ngo nahazakuramo umugeni we, kuko nahabonye amatsinda yabo. Ahubwo musilamu wisuzume, urebe umutima wawe, ubwe ngo ariko akakanya Yesu aje twagenda. kandi atamwemera. Ntabwo mbizi, ariko Yesu yanyeretse ko azavamo umugeni uko byasa kose. Ntabwo mbizi, uko niko nabibonye. Imana yacu rero nidutabare, Imana yacu wagwa cyubahiro. Ayo nizo message zanyu, iri niryo jambo Imana yampaye. Aka kanyese arakubaza ngo mbese ela wire botakuwera bikiresi yamando jeziba baradukiresire. Arakubaza nanjye arambaza mbese igikombe uri kukinyweraho gutse, aho ntago wagikwetse. Nusanga baragikwetse ugaruke nyabona unywere kuri iki gikombe. Uko nababwiye by'iki gikombe ukinyweraho gakeya, ugasaba Imana imbaraga zo kumira, kuko kugira ngo kirenga habyo biba bigoranye. Wambwira ngo nanjye nakinywereho we. Ubwo Yesu yakunshira imbere akavuga ati ngaho murebe Clarisse cyangwa nundi nanone, cyangwa kandi nawe hari Imana yagiye nditambukana nawe. Nyangubwira ngo igikombe wanywereyeho, igikombe nanywereyeho nawe niciri munyweraho, kandi nawe uzakivaho mu izina rya Yesu. Kandi nanjye ntabwo ndangije urugendo, ndakomeje, kuko Yesu arabaza ngo bwira abo bagenzi ngo mbese ko mwicariye nkaba mwararangije urugendo. Imana yacu nidutabare rero, Imana iduhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Imana iguha umugisha. Hari umwimbi yarimye ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo, Mwami Yesu ndifuza kurimishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, namejo nazavaho nibeshya ubugingo. Imana iguha umugisha. Amen. Imbaraga n'amavuta ntibikakubureho, kandi Uwiteka ko agenderera abandi ntawe ntagusige. Yesu agumisha kuko kumvira Imana ukaza gutambutsa ubutumwa bwiza. Reka dusubike ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Birashoboka ko arakwifuza ko mwavugana, nimba nta kindi wongeraho urataganira telefone udusengera Imana. Ni karibu. Imana ibaho umugisha cyane. Byashiwe 22:12 wonyine ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo urane umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze. Ndi Alpha nkaba na Omega, itangiriro n'iherezo. Yesu araza vuba. Nimero yanjye ya telefone ni 0780 63 76 37. Amazina yanjye ndi Clarisse kubw'Imana. Imana ibaho umugisha. Rero ni ukuri ndagira ngo usengera Imana aho uri hose, ndagira ngo ubwire Imana akakanya ubwire ngo mbese Yesu ko nakiraniwe, ko navuye mu byizerwa, nkakora ibyangwa n'amaso yawe, nakora iki? Ubanza ubwire Imana ati mbese amazina yanjye, nawe uvuga ngo uracyagerageza uyibaze ngo mbese amazina yanjye, izina ryanjye ryaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Uko twese turacyafashe igihe mu ntambara turi mu isi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo haracyariho imbabazi z'Imana yo kubasengera amasabira Imana imbaraga. Kandi wihanganisha igikombe uri kunyweraho, ntabwo cyoroshye, ni igikombe umuntu wese, ntabwo ndabizi neza ko kigoranye. Na Yesu yagiye gusaba se ngo niba bishoboka ngo kimurenge, ntabwo byari byoroshye. Rero uko byasa kose ugomba kukinyweraho, yari yo misiyo. Nta kindi se yamukoreye, se amumanurira imbaraga, ese atuma mareka amusanira imbaraga zo kumukomeza. Nawe usaba Imana imbaraga zo gukomera, wihangana ukimwe kandi unywe kire yawe ukwire, kuko nta wundi wakigufashaho ntibyakunda. Ni igikombe unyweraho uri mu bitaro se yashika ukakinyweraho, mbese ukinywera nta wundi wemere kugisomaho. Rero Imana yo mu ijuru gukomeze, kandi wasanga ugiye no kukimaramo. Ndagira ngo mbabwire ngo ikivi cyawe uhagazemo umuvuga butumwa muhanuzi pasiteri mushumba, ubanze urebe ikivi cyawe. Niba warahinze wisibira, niba warahinze neza, ubanze urebe ahantu hose ucekinge urebe neza. Nusanga twarahinze neza, wongere usubire muri wa murima nyaboneka uhinge kugira ngo uzabone kutera imbuto zere. Nta yindi Mana yo gukorera, nta n'indi Mana tuzakorera uretse Imana yo mu ijuru isumba byose. Data turagushimye kuko uri Imana iri hejuru byose, nta kibasha kuroga umugambi wawe. Tugushimye umutegura mwiza n'imvugo yawe ngari hagati y'ubwoko bwawe. Tugushimye Data wa twese kumanukiye mu ijambo rye kabwira ubwoko bwawe. Tugushimye Data wa twese Imana ishobora byose ko ari wowe wirangurura ukivugira. Sengera imitima witeka nyir'ubutware, imitima yakiriye iri jambo ryawe, umyemerere ntibibabura baje. Kandi Data wa twese Imana ishobora byose nyir'ubutware iguhindukirira. Mwami Yesu Kristo bave mu datunganye n'ubyangwa n'amaso yawe, baguhindukirire nyagora ku ngoma Imana. Ubambika imbaraga zo kunesha icyaha igisa nacyo, bave mu byangwa n'amaso yawe no mu bizira bakoze. Unyemerere uhembure imitima y'abantu bose, witeka nyir'ingoma Imana, ukize indwara,
kandi era wirebota kuba arabikirefite y'amano nibyo haracyari imbabazi zawe nubwo dufite agahe gatoya ariko aya masaha cyangwa se uyu munsi imbabazi zawe ziracyariho nyemera urengera ubwoko bwawe rero abagushaka mwete bose bakubone babone ineza yawe babone ihirwe imbere y'amaso yawe kandi ugabanye umubare warimbuka mu isi wongera umubare w'abakizwa mwami Yesu Kristo nasenze kugira ngo ubwami bwawe urusheho cyane kwamamarira mu isi nubwo uri hafi kuza ariko ndakunyuze kugira ngo agahe nk'aka uduhaye mwami Imana tukabyaza umusaruro twambika imbaraga rero kugira ngo tubashishwe muri byose nawe nyemera rero ubwami bwawe buze imbabazi zawe zigere kuri umuntu wese witeka uzateka amatwi ikiganiro azahindurwe nawe kandi witeka nyiringa Imana ndakwingize kugira ngo buri muntu wese data wa twese Imana wakwiringiye data wa twese uzamubera ibyiringiro komeze tujye kuganza komeze kwibahisha rero nsengeye abakunzi b'umusaraba TV nsengeye yicano muri rusange nsengeye abagaragu bari imbere yawe nsengeye ababwiriza bagiye kuza kubwiriza mu kanya nyemereye abayoborwe nawe kandi muka barakomeze kuyobora iyi gahunda kugeza igihe data wa twese Imana uzagarukira gutwara ituro kuko twe ntabwo duceceke cyangwa se ngo dutuze urakarama kuko uri Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi mu izina rya data wa twese nsabye bizere ko Yesu amen.